Haleluya, amahoro y'Imana abane natwe. Ku mazina ni yayandi Umutoni Sandrine. Mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu, mwe mudukurikirana kuri uru rubuga Ubuhanuzi Bushya TV. Amahoro y'Imana abane namwe. Njya nkunda kugushishikariza gushima. Nubona bukeye amahoro shima, nubona wiriwe amahoro shima, kubera ko umuririmbyi araririmba ngo tuzirirwa mu isi ariko ntituzayiraramo. Wowe wagiriwe umugisha ukabona burakeye amahoro shima, kubera ko ijoro rishobora gusa n'irindi ariko ibibaye muri iryo joro ntibise, cyangwa se igitondo kigasa n'ikindi ariko ibibereye muri icyo gitondo ntibise, cyangwa se inkuru wumvishe ntise nk'indi, cyangwa se umunsi ugasa n'undi ariko ibibereye muri uwo munsi ntibise. Wowe rero wabonye ari amahoro shima Imana muri byose. Mbere ya byose mbere y'uko twumva ijambo ry'Imana tugiye gushima Imana, tunasengera ijambo ry'Imana tugiye kumva. Tugiye gushima ko Imana yabanye natwe, ishobora kuba yabanye nawe mu bicuku bya nijoro, muri iki gitondo, ku manywa. Ugiye gushima Imana dufatanyije, kadusenge Imana tuyishimire, kubera ko kuba yakurinze si ubwiza, si uburanga, si uko uzi gukiranuka, si uko uzi no gukora ibitunganye kurusha abandi, ahubwo ni uko igufitiye imbabazi. Rero wowe wagiriwe amahirwe n'umugisha ukaba ugihumeka umwuka w'abazima, tugiye gufatanya gushima, kuko ufite icyizere ko ejo hazaza ari heza, kubera ko ugihumeka umwuka w'abazima. Ufite icyizere ko icyo Imana yavuganye nawe kizasohora. Imana ikugirire neza. Mwami Yesu, turagushimye cyane, turaguhimbaje. Waturinze, wabanye natwe, watugiriye neza. Izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Iyi saha tugiye kumva ijambo ryawe, ntirice mu gutwi kumwe ngo ringuke mu kundi, ahubwo rishinga imizi mu mitima yacu. Amena. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri hano muri Mariko 1:3. Kadusome mu izina rya Yesu. Ijwi ry'urangururira mu butayu ati, nimutunganye inzira z'Uwiteka, mugorore inzira ze. Imana itugirire neza. Dutunganye inzira z'Uwiteka, ugorore inzira ze. Imana itugirire neza. Imana igukomeze, iguhe imbaraga zo kunesha igisa n'ikibi, kubera ko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Hari igihe umuntu agambirira muri we akavuga, Mana reka ndeke iyi ngeso ikanga, ariko mu izina rya Yesu ukireba iyi videwo, Kristo agushoboze kunesha igisa n'ikibi. Yego, turi mu isi dushaka gukora ibyiza, ibibi bikadutanga imbere, ariko gerageza Imana ikwambika imbaraga, kandi nanjye Imana inyambike imbaraga, idushoboze, kubera ko twirirwa mu isi yanduye. Hari igihe byibura n'umuntu avuga ngo reka ngambirire nkore icyiza kikanga, bitewe n'ibibazo, bitewe n'ibigeragezo. Hari igihe n'ibigeragezo biguteza gukora ingeso mbi, Kristo akuneshereze, cyangwa se ibibazo bikagutera gukora icyaha utakigambiriye. Imana ikugirire neza. Gusa umwana wo kurimbuka agira umutima winangiye, ntatekereza kuvuga mbabarira, ariko umwana w'ubugingo kubera ko abeshejweho na mbabarira, muri byose aravuga mbabarira. Imana ikugirire neza kandi igushoboze. Tubeshejweho na mbabarira, kugira ubane n'umuntu wese ni mbabarira, kugira ubane n'umuturanyi ni mbabarira, kugira ubane n'inshuti ni mbabarira, kugira usabane n'Imana ni mbabarira. Imana igushoboze kuvuga mbabarira, kuko kuvuga mbabarira ni ijambo ry'ubutwari, ntabwo ari ijambo ripfa gushobozwa na buri wese. Imana igushoboze kandi Imana ikugirire neza. Yesu ahagarare mu byawe, Yesu akurwanirire mu ntambara urimo, Yesu akurengere. Hari igihe ushyira amafaranga mu kibazo cyawe kikananirana, ariko aho Yesu Kristo yageze ntabwo bijya binanirana. Yesu agere mu byawe. Hari ikibazo cyiza kikananirwa n'amafaranga, hakaba imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zigaragare mu kibazo cyawe. Shalom shalom.